rukumbi nyuma ya Castro. Ati ubungubu ati ninjye revolutionnaire umwe rukumbi cyangwa ninjye mpirimbanyi ubungubu isigaye imwe rukumbi nyuma ya Castro. Castro uramuzi wahoze ari perezida wa Cuba umusaza weretse kwitaba Imana waharaniye impinduramatwara cyane ku isi. Niba utamuzi ubwo si ibanza ugenda ushaka amateka. Nyuma ya Castro ndacyari yaniga inywa faya ikarenzaho Citro. Ati ubu nyuma ya Castro ndacyari yaniga inywa faya ikarenzaho Citro. Inywa faya ikarenzaho Citro. Anywa faya akarenzaho Citro. Okay. Faya sana simbarizwa mu bakanji. Ati kacha faya ati simbarizwa mu bakanji. Reka twumve neza. Nyuma ya Castro ndacyari yaniga inywa faya ikarenzaho Citro. Kacha faya sana simbarizwa mu bakanji. Ati rero cyari yaniga imwe ifata faya ikarenzaho Citro. Ati kacha faya simbarizwa muri babakanji. Ati na kacha faya nkoraho nago ndi muri babakanji. Kacha faya. Ntabwo banzi ndi mubi mu bahanzi. Ati bamwe ntabwo banzi ati njyewe ndi mubi mu bahanzi. Ashobora kubona twese turi abahanzi ariko muri bo njyewe ndi mubi. Ndi mubi ubwo ngira ngo nibyagarukaho cyane. Ati ubungubu ko maze kugera album 7 akoreka nkihorere. Ati nindunzi muri mwebwe kuri album zanyu 7. Ati ubungubu njye ndi rukumbi ndi ikinege mu bisasu bya kirimbuzi. Niba hari ubwoko bw'ibisasu bya kirimbuzi uyu nguyu nimwe itagira kopi cyangwa sample. Ati ubungubu se kabasani bifuza kuba superstar kuri IG. Ati kandi nabanebwe babwira kujya muri studio ati ibyo ni ibiki kandi barashaka kuba abastar kuri IG. Wababwira kujya muri studio ati ibyo ni ibiki. Niyo mpamvu bakubitana mu album 7 akabaryana amafaranga. Bashaka kuvunika barashaka inganji. Ati ubungubu ntago bashaka kuvunika barashaka inganji. Uzamukira nta mvune nka zimwe z'ipiki. Ati ubungubu ati barashaka inganji zibasaba ati zibafasha gukira nta mvune nka nta mabavu cyangwa nta mvune nka zazindi z'ipiki. Nta mvune nka zimwe z'ipiki. Shame game ikisem damn. Ati shame kuri game ntago ikiri same. Ati damn. Ati shame kuri game. Ati biteke mwaro kuri aka gakino. Ati ko ntago kakiri twongeye kubasuhuza mwese abadutega amatwi mu biganiro byacu bitandukanye ku biyaga bigari cyane cyane ku Rwanda. Ubu muri kumwe na Tarcisse Semana bateguriye ikiganiro ukuri kukuri, akaba ari ikiganiro kibanda kuri politike, ku banyapolitike, ku mashyaka, uburyo igihugu kiyobowe. Muri iki kiganiro rero hari inkuru yihutirwa, inkuru ebyiri nyamukuru zihutirwa cyane. Izo nkuru nyamukuru zihutirwa cyane ni inkuru nshyashya ishyushye imaje kutugeraho muri aya masaha turababwira mu kanya. Akaba n'indi y'urubanza kwa Rwigara. Muri iki kiganiro rero nkaba nifuje gufatanya n'ikinyamakuru Inyenyeri. Muri ubwo bufatanye ni ubufatanye rwose bw'ubuvandimwe ko twese duharanira kugira ngo ibintu bihinduke mu Rwanda ariko mu buryo bw'ubwubahane. Icyo kinyamakuru rero Inyenyeri ni n'uburyo bwo kwibuka mugenzi wacu Ingabire Charles Bice i Kampala. Akaba ari uburyo twabonye bwo kugira ngo tujye dufatanya twungurana ibitekerezo ntaho gihuriye na politike, ni uburyo bw'isesengura ry'itangazamakuru. Muri iki kiganiro rero ndi kumwe na Noble Marara. Noble Marara akaba yaramenye Ingabire cyane, akaba yarabanye nawe, akaba ari we wafashe n'iyambere rwose kugira ngo uwo munyamakuru w'icukumbura, uwo munyamakuru utaratinyaga kugera aho rukomeye atazibagira. Natwe ni muri ubwo buryo bwo kugira ngo dufatanye turebe noneho icyo twazanira abanyarwanda gishyashya. Ni muri urwo rwego rero mpaye ikaze Noble Marara, ngo haye ikaze kugira ngo usuhuze abatwumva kandi twiyibutse yuko Charles Ingabire ari icyitegererezo, ari inyenyeri yacu koko. Ndagushimiye cyane Tarcisse Semana. Nibyo koko Charles Ingabire niwe n'uyu munsi utuma inyenyeri ikirimo kuvuga, ikaba ikirimo kumvikana hirya no hino.
ndabizi hashize imyaka myinshi hari abantu benshi batanazi uwo ari we. Iyo umuntu avuze Charles Ingabire hari abantu benshi bashobora kwibaza bati ibyo bavuga ni ibiki, ariko Charles Ingabire niwe watumye inyenyeri baho, ni nawe watumye inyenyeri kugeza uyu munsi cyumvikana. Ndashimira abateze amatwi, ndashimira nawe wateganije iki kiganiro kirimo guhuza bidasanzwe, kandi nanone by'umwihariko ndashimira Christina uri Kigali ukomeje kudutunganyiriza bimwe mu byo turi bube tuganiraho uyu munsi. Murakoze. Urakoze Noble Marara, ntabwo ari wowe wenyine dufatanyije kuko n'abandi bose bazabyifuza tuzajya dufatanya mu buryo ariko bw'ubwisanzure, atari ukuba imizindaro y'amashyaka ya politike, mu buryo bwo kuvuga akaturi ku mutima tugakora analyse amasesengura, ntawe udukoma mu mbarutso, ntawe uvuga ngo ibi ntago mwagombaga kubikora ngo kuko birasesereza umunyapolitiki kanaka, birasesereza birabuza guteza imbere opposition. Oya, twebwe turi itangazamakuru, tugomba kuba ijisho rya rubanda tukareba n'ayo mashyaka ya politike aho yaba asquat ibirenge tukayabwira ngo nyamuneka murebe hariya, muradutesha igihe, munadusubiza inyuma. Ni muri urwo rwego rero Noble Marara, ingingo ebyiri tuganiraho muri uyu mugoroba ni ingingo, hari ingingo imwe ikomeye cyane umuntu wita Eugene Mbarushimana, amakuru mfite ashyushye kandi nkeka yuko ariyo, baravuga yuko yavuye mu Bubiligi yatashye mu Rwanda. Eugene Mbarushimana akaba rero ari umuntu wari mu nterahamwe, akaba bavuga yuko amakuru tugomba kugenzura neza ko ashobora kuba afitanye amasano na Robert Kajuga w'umututsi nawe wari mu nterahamwe, ariko ayo makuru yo ndagomba kuyagenzura neza. Niba hari ikintu biziho nagusaba ugafata ijambo ukambwira hari icyo wabimenye kuri ayo makuru ashyushye ameze gutyo. Nibyo kuko amakuru yatugezeho mu kagoroba kwa none, ariko akaba hari amakuru yari yasohotse mu cyakare, yavugaga ko Mbarushimana bayohereje ariho n'amafoto, ifoto ari kumwe na Nduhungirehe n'abandi basore benshi cyane, bafite ndetse n'imeza, mu Bugande tuyita imeza, table n'ameza, nibyo ntago ari doneri. Ubwo urashaka kuvuga ko atari ya yandi y'icyubahiro Kagame aharanira akica abantu ngo uvuga ngo nubwo natuma hari undi uyageraho atari ngewe. Yes, yicaranye n'abandi basore benshi cyane bafite inzoga nyinshi cyane barimo kunywa, hari n'abari barimo kunywa fanta, Nduhungirehe mu byishimo byinshi cyane, ariko uwatwohereje amakuru nawe uri mu kababaro kuko yumva ko ngo hari ibibazo afitanye na Mbarushimana, ngo by'uko ashobora kuba yaragize uruhare mu itsembatsemba cyangwa se ibyo bise jenoside y'abatutsi, ngo akaba ngo yarahoze ari sekiriteri w'interahamwe, akambwira ngo ureba ayo mazina urahita umubona, amazina iminsi ari mu Rwanda avuye ino ku butumire bwa FPR. Uyu mucikacumu umututsi wacitse ku icumu yanyandikiraga avuga ati watumarije ari we Mbarushimana, ngo bashinja ko ngo yagize uruhare mu itwa ry'abatutsi, ngo yasubiye mu Rwanda, ngo akaba ngo hari gahunda ihari yo kumuha imirimo myiza, ngo no kugira ngo baburizemo bimwe mu byaha FPR ishinzwa. Ntabwo nzi ukuntu uyu twandikiraga yumva ko bashobora kuburizamo ibyaha bya FPR bacyuye undi muntu w'umunyabyaha, ariko ntabwo nshidikanya ko
Eugene Mbarushimana yasubiye i Rwanda. Cyakora njyewe nk'umuntu wari umusirikare w'inkotanyi wari ufite akazi hirya mu gihugu, ntabwo nshobora gushinja Eugene Mbarushimana, agomba gushinjwa n'abo yiciye, ntabwo njyewe mbizi niba yaranyiciye, usibye ko abamushinja nibo babizi, bagomba kutubwira niba koko akazi yakoraga icyo gihe bise ngo ni sekreteri w'interahamwe. Yari secrétaire general w'interahamwe mu gihe Kajuga Robert we wo mu mujyi wa Kigali w'umututsi, kandi yari perezida, naho uwitwa Dieudonné uri muri Canada akaba yari trésorier. Ibyo ni ibintu bizwi rwose, nta banga ririmo. Hari ikintu kimwe tugomba kwemeranya njyewe nawe, ntabwo njyewe mburanira interahamwe, ntabwo ndi lawyer, ariko njyewe ndi umuntu wubaha amategeko, kandi burya kubaha amategeko ntabwo ari ugukora amakosa gusa, ahubwo ni ukuba wirinda gushinja icyaha umuntu utigeze ubona akora icyo cyaha. So burya iyo ushinja umuntu icyaha utarigeze umwibonera, uba urimo nanone kwica amategeko. Ibyo ndagira ngo tubyubahirize. Ndabizi abanyarwanda benshi bigize abajyaji, buri muntu yabaye umucamanza, abandi nabo babaye bavoka, nk'uko na perezida wabo yigize umujuji. Ariko mu gihe umuntu atari yajya mu rukiko ngo agire abamushinja banamukatire, ntabwo njyewe mba mfite ububasha bumushinja icyaha ngo ni uko numvise abantu bakimwita, kuko nanjye ubwanjye nigeze kwitwa interahamwe, abandi nabo banyita ngo ko nashatse kwica umukuru w'igihugu, kandi ntabyo nigeze nshaka gukora, nta n'umuntu wabonetse ngo anshinja njyane mu rukiko. So uyu mugabo niba afite n'abantu bamushinja nk'uko bakomeze kutwandikira, bagomba kubigaragaza mu buryo bwo kujya ahagaragara, apana kubibwira Nobo gusa ngo abivuge cyangwa Tarasisi Semana, ahubwo bakajya ahagaragara bakerekana ko uwo muntu koko afite ibyaha yakoze muri 1994, kuko n'abagiye asanga nabo bafite ibindi byaha. Nta gitangaza kiri kuba umuntu yaba yarakoze jenoside akaba agiye gukorana nanone n'abakoze itsembatsemba. So ibyo bibiri ni ibintu bigomba gukorana. Ku bwanjye nta gitangaza mbifiteho, kuba bakorana bagafunga ubabangamiye ku butegetsi bashaka gukomeza kugumana, cyangwa gukorana bakongera bakaryana nk'uko n'ababanje gufata ubwo butegetsi bakomeje kuryana. Nta gitangaza cyaba kirimo, ahubwo ikintu njyewe nasaba abanyarwanda muri rusange, ubumwe n'ubwiyunge nicyo kintu nibaza ko tugomba kuzirikana. Umunyarwanda ufite gahunda y'ejo hazaza h'igihugu cye, nibaza ko yagiye yibaza ku bumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda cyane, kurusha kwibaza cyane ku ushinzwe gutera hamwe cyangwa uwushinzwa itsembatsemba ry'abahutu hirya no hino mu gihugu cyangwa no hanze, n'uwushinzwa kwica abatutsi kubera yuko bamubangamiye, kubera ko bifuza amahoro, kubera ko bifuza kubana n'abahutu bene wabo. So nibaza ko ahanini twakagiye duta umwanya munini cyane kukunga abanyarwanda kuruta umwanya munini cyane kukumara tureba ngo abakoze jenoside bumvikanye n'abakoze itsembatsemba. Nicyo nakubwira. Noble Marari, ibyo uvuga bifite ishingiro, kuko twebwe ntabwo turi abacamanza, nta nubwo turi n'abavoka baburanira abandi. Ni ukuvuga yuko twebwe icyo tureba ni amakuru dufite, ni uko Eugene Mbarushimana yatashye mu Rwanda, ariko bikaba bizwi no mu mateka y'amashyaka, mu mateka ya bya bihe bikomeye, yuko yari secrétaire general w'interahamwe. Kuba yarakoze ubwicanyi cyangwa atarabikoze, ibyo ngibyo ntabwo ari ibyacu. Icyo tureba ni ukuvuga ngo ese ko yari mu mutwe w'interahamwe akaba atashye, kandi ubutegetsi bw'i Kigali bukaba buvuga yuko abantu bose bari mu nterahamwe
byanze bikunze bisha abantu bagomba kubiryozwa, noneho hakaba hajemo akaboko k'i Kigali, Nduhungirehe akaba akoze akazi ke agacyura uyu burundu Eugene Mbarushimana akamujyana i Kigali, bakaba bamuteganyiriza no kumuha mu minsi iri imbere umwanya. Ese bisobanuye iki kuri twebwe dusesengura politike environnement y'ubutegetsi bw'iki gihe? Naho ngaho isesengura ryacu ryibanda. Noble Marara, ufite rwose impungenge zumvikana yuko tutagomba guca imanza, ariko ntago twagomba no kwibagirwa ibintu refactuel, ibintu byabayeho, kuba yarabaye secrétaire w'interahamwe, kuba mugenzi we uba muri Canada Dieudonné yarabaye trésorier. Ibyo ntabwo ari ibintu twagombye gucaho, ariko icyo twakwirinda ni ukuvuga ngo ese bakoze ko kubwicanyi cyangwa ntibabukoze. Ibyo ntabwo ari ibyacu n'iby'abacamanza, ahubwo twibaze tuti noneho kuki nyuma y'imyaka myinshi yajyaga agenda, amakuru nari mfite rwose y'impamo, yajyaga agenda akajya i Kigali akongera akagaruka, kimwe n'abandi bantu bagiye bakekwaho ubwicanyi, bakongera bakabajyana muri ya mishyikirano bakongera bakagaruka. Noneho bigenze gute kugira ngo noneho Kigali ifate uwo mwanzuro y'uko bagiye no kumushakira imyanya mu butegetsi buriho? Noble Marara, nka wabaye muri FPR Inkotanyi, uzi ukuntu imikorere yabo, biriya bintu bihatse iki? Nta kindi kintu bihishe inyuma yabyo? Ikintu cya mbere nasaba abanyarwanda ni ukuzajya birinda gukora analize ya FPR Inkotanyi bayihera mu gihe cya kera, igihe yari FPR ishaka ubutegetsi, ahubwo bakajya bayireba muri FPR ishaka kutazigera ivaho, FPR y'umuntu umwe, FPR ya Kagame, FPR itari FPR yaje ivuga ko ije gukorera abanyarwanda. Birababaje cyane kuba ushobora gufata FPR yo muri 90 ukayigereranya n'umuntu yatangiye adahari. Ibyo bintu bimaze kubisubiramo inshuro nyinshi. FPR yaje iva Uganda ivuga ko itashye, ivuga ko ishaka imishyikirano cyangwa se ishaka gutaha ku ngufu. Kuba muyitiranya na FPR yaje ikaza iteza umwiryane mu baturage, ikica abaturage, yari yarashize itagifite abayiyobora, isigaranye amakurutu. Uzi ikintu bita amakurutu mu gisirikare? Dusobanure muri makeya amakurutu ni iki? Abantu bakiva mu mahugurwa ya gisirikare bagahabwa ubuyobozi. Abayobozi bose barashize, noneho FPR ikayoborwa n'abantu b'amakurutu bayobowe n'umuntu bavanye muri Amerika, bari barahungishije urugamba kuko atashoboraga kujya ku rugamba. So abo bantu bakaba ari bo aza kuyobora ngo batange isura ya FPR. Icyavuyemo ni jenoside. Noneho mukazajya mufata FPR mukayitirira amarorerwa yose yakozwe n'abantu batigeze banazirikana amahame ya FPR. Ibyo ngibyo hari abantu benshi batabyumva. Ariko Noble Marara, aho ngaho abantu bashobora kukumva nawe bakavuga bati Noble Marara nubwo rwose atanga ubuhamya ashobora kuba akiriwe umuyoboke ukomeye cyane wa FPR. None wabitandukanya gute FPR niba koko ikiriho? Noneho kuki itigaranzura ngo ibwire bari abantu bati abo bantu baratuvangira, ntago twebwe tubazi, ntago bari mu muryango wacu, bakabivuna? Kuki batabikora? Hari ikintu kimwe ngira ngo usobanure. Abo bantu uvuze banyumva nabi, nyine baba banyumvise nabi. Uravuze ngo abantu ngo bashobora kunyumva nabi, ubwo nyine baba banyumvise nabi, ariko njyewe ntabwo biba bivuga ko navuze nabi. So umuntu unyumva nabi ntabwo aba akeneye yuko twumvikana.
ariko umuntu ukeneye yuko twumvikana agomba kumva ko bivuzwe, ntabwo agomba kunyumva nabi. Ntabwo ngiye mvuganira FPR, ariko nta nubwo byamfuza kuvuganira ko FPR yatangiye itagomba kuba iricyo ubu ngubu. Ntabwo ndimo gushaka ko FPR igira abayoboke dore ko ibafata ku ngufu. Ntabwo ndimo gushaka ko mu mateka ya FPR igihe twariho turimo gukora ibintu bizima twongera tukayobokwa, ahubwo ndashaka kugira ngo amateka y'u Rwanda n'abanyarwanda n'amashyaka y'u Rwanda cyangwa se na FPR y'icyo gihe atazibagirana. Ntabwo amateka yacu tugomba kuyajugunya gusa. Ibyiza Emerenide yari ifite mu bitekerezo, ese ukumvuze ko Emerenide yasinye amasezerano igira ngo abantu bose babane mu gihugu neza, FPR karenga n'uwo muyobozi wayo w'intica ntikize wari wadutse igatanga uruhushya rwo kumurasa, ubwo nabamwosheje. Ariko kuki mutemera amateka akavuga ukwayo? Ibyiza bya Rwigema bivuga, ibyiza bya Habyarimana bivuga, ibyiza bya Kayibanda bivuga, ibyiza bya Mbonyumutwa, ese n'umwami nawe avuga. Ni ibyiza bya Seti Sendashonga wanditse amabaruwa agera kuri 800 arimo gucyamura yo FPR nabyo bivuga. Ibyiza bya Rizinde bivuga, ibyiza bya Muvunanyambo bivuga. Ese kuki mutatwemerera kuvuga ngo mbaye? Kuki abanyarwanda bumva yuko batagomba kwishimira ibyiza byabo bakagaya n'ibibi byabo? Igihe cyose abantu bakajya bumva ko bagomba kugira ikintu bashyigikiye bagasenya ikindi. Reka tugaruke rero ku kiganiro cyacu Noble Marara. Aho ngaho ndakeka yuko noneho wumvikanye n'abantu bashobora kuba batabyumva neza, wenda bazafata umwanya batwandikira neza. Niba bafite slow mind bakaba badafite ubumenyi buhagije bwo kwiyumvisha ibintu vuba, bakomeze basaze. Urubyiruko rusobanukirwe ukuntu umuntu yumva ibintu vuba. Ntabwo dushobora guhatira abantu kumva ibyo badashaka kumva. Wumva ko abantu batarimo kunyumva nk'aho bakwandikiye bakakubwira ko batanye. Oya, turi ijwi rya rubanda. Tugomba iyo numva harimo urujijo tugomba gusobanura kugira ngo na ba bandi bafite intege nkeya mu myumvire batagenda batwara ibintu amacuri. Reka twigarukire ku kiganiro cyacu. Ni izihe nyungu ubutegetsi bwa FPR inkotanyi bw'i Kigali buyobowe na Paul Kagame n'itsinda rye rimaze kwica abatari bake mu banyarwanda rifite mu gucyura uriya Eugene Mbarushimana? Hari ibintu byinshi bimaze iminsi bita. Ejo bundi igihe nari ndimo guhura n'urubyiruko mu bihugu by'Uburayi, ikintu cya mbere bambwiye kibabangamiye ni leta y'u Rwanda yari irimo kubumvisha urubyiruko ko ngo ikintu cyihutirwa irimo gukora ni ugucyura urubyiruko, ngo kuko abantu bari hanze, abanyamashyaka, ndavuga iyo mvuga abanyamashyaka nka FDU, nka Padiri cyangwa se RNC cyangwa se na MRSD, MRSD ingi yacu ikubiyemo RRM na CNRD, ngo barimo barayobya urubyiruko, kandi leta y'u Rwanda ngo yagaragarizaga urubyiruko nyuze muri za ambasade ko rutagomba gutega amatwi opozisiyo, kuko leta y'u Rwanda ihorana impungenge z'abantu bari hanze batemeranya n'imikorere yayo, ikumva yuko igihe cyose, kubera ko ni leta yaje igatwara ingoma ivuye hanze, igomba rero guhangayikishwa n'abantu bari hanze, kuko ikomeza kubundikira abaturage mu gihugu, ikabima uburenganzira na informasiyo. Ubwo rero icyo gihe ihora ihangayikishwa n'abantu bari hanze, dore ko ari igihugu kibayeho ku mfashanyo. So leta y'u Rwanda ntabwo yorohewe. Leta y'u Rwanda irabangamiwe, ifite amashyaka, ifite imitwe myinshi, ifite impunzi nyinshi hanze ziruta izari ziri hanze muri 90. Ntabwo ari ukuziruta gusa, zirazikuba inshuro nyinshi. So ntabwo kandi kuba ari leta nanone yaje hanze iba ifite
amayeri na propaganda na lobbying kubera impungenge z'uko gahunda yayo ishobora guta agaciro hanze. Birambabaza cyane iyo ndeba abantu barwanya leta y'u Rwanda bayibona uko itari, bakayibonamo nka leta y'igitugu gusa, ntibarebe ibyo irimo gukora hanze kugira ngo iteshe agaciro kuba yahakanywa. Kuko ijambo kurwanya ntabwo ryemera, nta muntu urwanya leta y'u Rwanda, ahubwo kuyihakanya nibyo nemera. Kuko kuyihakanya twese turayihakanya, ariko abayirwanya bo ntabo. Ariko murayirwanya Noble Marara, nubwo ubu turi mu kiganiro cy'itangazamakuru, iyo urimo kuvuga uti abo bantu barica abantu, abo bakabihakana, barafunga iminwa abanyamakuru bakabihakana, nta kundi byagenda uvuze uti aba bantu tugomba kubavanaho. Hari n'abanyapolitike bavuga ati tugomba kubahirika byanze bikunze. Tarasisi ndi umuntu wemera cyane ibintu bita definition. Ntabwo nemeranya n'amagambo menshi cyane abanyarwanda dukunze gukoresha avuga ibintu twifuza ko tuvuga cyangwa twifuza ko byumvikana. Ndashaka ko unabisobanukirwa neza. Kuvuga ijambo kugira ngo urivuge ryumvikane no kurivuga kugira ngo ryumvikane uko uryifuza ni ibintu bitandukanye. Ntabwo twebwe turwanya leta y'u Rwanda, twebwe duhakanya imikorere ya leta y'u Rwanda. Ibyo ndabivuga mpagarariye RRM, ndanabivuga ndetse mpagarariye FDU cyangwa se na RNC cyangwa se n'undi muryango uwo ari wo wose uhakanya imikorere ya leta ya Kigali. Ntabwo turwanya leta y'u Rwanda, ahubwo duhakanya imikorere yayo. Igihe tuzaba tuyirwanya ntabwo bizagaragarira mu magambo gusa, ahubwo bizagaragarira mu mikorere y'ibyo badukorera, yo kutwica, bakaduhiga, bakatugirira nabi. Nta muntu turagirira nabi wa leta y'u Rwanda. So iyo abantu barwana habamo guhemukirana, ariko nibo baduhemukira, ntabwo turabahemukira. So ntabwo navuga yuko tubarwanya, ahubwo turabahakanya. Nibyo nakora. Urakoze Noble Marara. Ni ibintu twagombye wenda kujya dusesengura koko, ariko hari n'ibintu bigaragara yuko abantu bihanukira bakavuga bati twebwe turarwanya, bakavuga bati iby'imishyikirano twabasabye murabyanga, iby'iki byose. Ngira ngo umaze iminsi witegereza, hari abantu babiri, reka wenda nabyo tubisesengureho gake, kuko turimo kuvuga abantu FPR inkotanyi irimo gufata ikabiyegereza kandi tutazi ibyigamije, bagiye bagaragara nko muri RNC. Hari umuntu wagaragaye rwose muri Afurika y'Epfo arimo kugerageza imbunda, avuga nk'ikimenyetso cyo kwereka Kigali ngo mwitonde gatoya, nanjye ngiye kubarasaho, mwatubuje amahoro, twabatse imishyikirano, twabagize gute muranga, ni ukuvuga ngiye kubarwanya. Hari nabona umuntu uwo nyakwigendera ni mugabo, ni uriya muhungu wagaragaye ku mafoto, nawe arimo kuvuga ati mukuru wanjye baramurigishije, wagombaga, bari bafatiye imwe barigisanyije na Kasiye nta muhanga na Kizito Mihigo, avuga ati nta kindi, ibyo byo gushyikirana byarananiranye, icyizere dufite noneho ni ukubabwiza ururimi nabo bumva. Ubwo se Marara, ibyo bintu twabihakana yuko hatari abantu bafite koko iyo ntego yo kurwanya leta y'i Kigali? Muri za 89 hari abasore bake bifashe baravuga ngo ntabwo bashobora gutegereza Rwigema bateye u Rwanda. Baranatera bajya muri parike hariya, hanyuma abasirikare ba Rwigema bo yohereje baragenda barabagarura, babagarura mu Bugande. Rwigema nakorana n'abinama arababwira ati mugomba kwitonda, nta muntu utera igihugu
kuko bo bumvaga ngo ko Rwigema arimo kubakerereza bakumva ko ngo bagombye kuba baratekera u Rwanda kuko bumvaga ko bamaze iminsi bafashe Uganda bakumva ko bagomba gutera u Rwanda mu gitondo. Rwigema arabatunganya ibyo yababwiye n'ubizi ntabwo twese twari duhari barongera baracurana ni nabo bavuyemo bamwe mu bakoloneli n'abajenerali ubu ngubu mubona i Rwanda ariko byavuye mu bwitonzi. Ikintu rero nabwira baba ngabo ba RNC bifotoza bambaye imbunda cyangwa se baba nabo bandi uvuze ngo bagaragaye ngo bifotozanya imbunda ni ukubabwira ko nta muntu utera wenyine kandi nta n'impamvu yo gutera kuko hari uburyo bwinshi cyane ikibazo cy'u Rwanda gishobora kurangira dore ko ntabwo bari hanze aribo babangamiwe cyane kuruta bari mu gihugu. Nk'uko komeje kubikurikirana n'abantu bari mu gihugu tuba tuvugana buri munsi abantu barashonje bamwe ntibagira icyo barya cyangwa aho barara. Hari ibibazo byinshi cyane ntajyamo hano nagutwarira iminota myinshi cyane ariko nakubwira ikibazo cy'u Rwanda ingufu zacyo zigomba gushingirwa mu gihugu kuruta kuzishingira hanze kandi ibyo ngibyo byaragaragaye ndibaza ko muri RRM twarabikurikiranye tubigera ku musozo ni nayo mpamvu habayeho icyo bita silent observation aho tugomba gusubira kuri ground tukareba neza ukuntu ikibazo cy'abanyarwanda cyakwitabwaho mu gihugu cyane kuruta uko cyitabwaho hanze. Umunyarwanda uri hanze wifuza ko afatanya natwe ku kibazo cy'abanyarwanda agomba kuza tukagikorera muri serire dore ko ariho gishingiye. Uwumva afite ubushake bwo gufatanya natwe kugira ngo ikibazo cy'u Rwanda gikemuke tugomba kukirebera mu Rwanda apana kukirebera hanze kuko nta muntu uri Congo cyangwa uri South Africa cyangwa uri hano mu Bwongereza wamenye ikibazo cy'abanyarwanda kuruta umuntu uri mu gihugu imbere. So ntabwo ngiye kuvuga byinshi ku bintu byerekeranye ngo n'abantu bifotoza cyangwa se bakajya hanze. Umuntu wese n'uburenganzira bwe yagaragaza akababaro ke bitewe n'uko yaramutse ariko niba hari umuntu ushaka ibisubizo by'igihugu cyacu tugomba kwemera tukabishakira mu gihugu mu buryo bushoboka cyangwa se mu buryo bugomba gukoreshwa bitewe nuko ukubangamiye yaramutse. Eugene Mbarushimana rero we agiye mu gihugu kandi hari ibyo wari umaze gukomozaho nyine usesengura impamvu buriya butegetsi bw'i Kigali bwakoze uko bushoboye bukaba bushyize bumujyanye mu gihugu. Ni izihe ngaruka Noble Marara ubona mu gukorana nk'abantu nk'aba ngaba babaga bari i Burayi dusangira tugendererana aho haba habaye nk'amanama wenda mugahuriramo nta ngaruka bizagira kuri diaspora? Iyo mvuze diaspora ntibumve FPR inkotanyi za ntore bumva abantu b'abanyarwanda baba hano mu mahanga ntabwo bishobora kubagiraho ingaruka wenda abantu bakishishanya cyangwa se hakaba hari n'abari muri uwo mugambi wa Nduhungirehe na Mbarushimana? U Rwanda muri politike yo kuvanga rugeze ahantu heza cyane rugeze aho ruvanga n'abantu batarwemera kuko ntabwo waba wari umuyobozi w'interahamwe ngo uvange na leta y'inkotanyi uyifitiye icyizere. Ibyo bigahurirana n'uko aba agiyeyo kubera wenda umuntu umujyanye no kurambirwa kubona ko nta mpinduka ishobora kuva hanze kandi akajyayo avuga ati nibanyemera dore ko hari n'abandi rega buriya bafunguwe ariko batigeze banakurikirana. So ubwe abavuga ati ngize Imana banyemera nkikomereza. Ntabwo tugomba kwibanda cyane kuri
Mbarushimana gusa, hari n'abandi. Nuko wenda Mbarushimana kubera ko yari umuyobozi ukomeye mu nterahamwe, ashobora kuba abantu bose bamuzi, dore niyo mpamvu abantu bakomeje kwandika cyane bamwamagana, ariko hari n'abandi. So leta y'u Rwanda ntabwo ari leta irimo kureba ubumwe bw'abanyarwanda cyangwa se kureba ukuntu icyaha kitahabwa intebe mu gihugu. Igihe cyo gushinja abantu bakoze jenoside cyarahise. Ntabwo ushobora kumbwira nyuma y'imyaka 20 n'ingahe ngo baracyafite abantu barimo gushaka gufata. Ni nabyo twavugaga ejo bundi na Christina, aho twavugaga ku kintu cyo kuvuga ngo abantu babeshye ko bapfuye. So uwo nguwo kuri leta y'u Rwanda ntabwo iba yumva ko mukwiye no kumuvuga kuko iramukeneye. Ikintu umukeneyeho ni umukeneyeho kugira ngo ibashe kuyobya urundi rubyiruko. Buriya bashobora kuba barakurikiranye bakavuga bati Nduhungirehe yatubwiye ko aho abiriye mu Bubiligi umuntu afite ushobora kuyobya urubyiruko. Ibi leta y'u Rwanda ni nacyo nigeze kubwira abantu bari muri opposition, ndababwira ni leta y'u Rwanda icuruza jenoside, igacuruza diplomasi, igacuruza kubaka utwo tuzi ikadufotora. So mwebwe muracuruza iki? Ntabwo ndimo gukangurira opposition gucuruza jenoside, nta nubwo ndimo kuyikangurira ko igomba kwicara gusa ikumva ko gushinja abakoze jenoside cyangwa se gushinja FPR ko yishe ari bwo buryo bw'ejo hazaza. Ariko ugomba, iyo ukina politike y'u Rwanda muri iki gihe, ugomba kureba ikintu nawe ucuruza. Noneho nibacuruze ubumwe n'ubwiyunge, berekane ko bahuje abantu hanze. Noneho bavuga ati twabashije guhuza abantu, leta y'u Rwanda irabahata guhura. Noneho bavuga bati twabashije kwerekana ko dushobora gutunganya igihugu muri ubu buryo. Ariko baraho gusa baravuga ngo Habyarimana ngo yishwe na Kagame. Ninde sitabizi? Abantu ninde muntu utabizi? Abazungu bafite ibizungirizi bafite na black box nibo batabizi. Ariko Noble Marara hari ibintu ukinisha kandi bikomeye cyane. Uravuga ngo nibacuruza ubumwe n'ubwiyunge. Ibyo ngibyo ni amagambo. Ubu kwejo bundi Paul Kagame azaba ari Paris, ndetse baravuga yuko azaza no mu Bubiligi, ni hafi y'Ubwongereza ahuri. Ubu aguhamagaye ngo ngwino tubonane kandi uzi ko wanamurinze, wagenda ukaba wizeye yuko uzavayo amahoro? Geza reka mfatire n'umwanya mbibabwire, ngize ndi mu Faransa. Mfite akazi kenshi mu Faransa kuva ku itariki ya 26 kugeza ku itariki ya 30. None se ikintu mbwira ngo ntinya mu Faransa ni iki? Ubu se wankora iki mu Faransa? Kagame nta kintu nkeneye cyo guhura nawe kuko nta bumwe n'ubwiyunge buri hagati yanjye na Kagame. Aha, ho niho twashakaga rero kureba ubwo bumwe n'ubwiyunge bacuruza. Kagame ntabwo yankoreye jenoside, nanjye nta jenoside namukoreye. Yaramfunze ndamucika. Ubu se wabugira ngo niyunge nawe? None Kagame arimo kwiyunga na Eugene Mbarushimana, nubwo Eugene Mbarushimana kugeza ubu ngubu ari mu mutwe w'interahamwe, ariko nta kintu kugeza ubu ngubu cyari cyakagaragaye kimuhamya ko yakoze icyaha, ko yishe umuntu cyangwa yagize gute. Ariko ni uburyo bwo kugira ngo, bwo gutekinika, reka dukoresha ayo magambo bakoresha, bwo kugira ngo bareshye abantu nka Noble Marara abone yuko abo bantu batashye, Tarcisse Semana wakoze mu Museso abone ko abo bantu batashye, nawe avuge ngo noneho mu Rwanda amahoro n'ubumwe n'ubwiyunge buraganje, utahe bakume Rigari ikintu ugomba kwitondera. Hari burya ibintu bitandukanye. Iyo ugiye kugereranya Mbarushimana ukamugereranya na Kagame n'ibyaha afite cyangwa se n'amarorerwa yakoze n'ibyemezo yafashe birimo no kumena amaraso, Mbarushimana nta n'ibyo azi. Mbarushimana niba yarakoranaga n'interahamwe, yaba yari terozore, yaba ari sekretari generale, nabyo ni ibyaha afite atazi uko yagezemo. Ntabwo ngiye kuburanira Mbarushimana,
ariko icyo mbabwira ni uko Mbarushimana na Kagame bafite ahantu bahurira, kuko buri umwe mu nyungu activities yabayemo zituma yabazwa ibyo yakoraga, noneho n'inyungu bafite muri iki gihe. So iki kibazo cyane Mbarushimana wakomeje no kukigarukaho cyane, njye mu by'ukuri ntabwo nagitindaho cyane, kuko Kagame ashobora no kuba afite ibyaha byinshi cyane kuruta iby'interahamwe. So iyo rero dutangazwa no kuba arimo kumvikana n'umuntu wigeze gukorana n'interahamwe, ngiye ntabwo mba mbyumva, kuko Kagame ntabwo na rimwe twigeze tumubona nk'umuntu uri inosa nk'uko mubyita mu Gifaransa. So gutangazwa no kuba agiye gukorana na Mbarushimana, sibyo ko Mbarushimana ntazi ko hari n'ibyaha afite, dore ntabwo ngewe mbibona nk'ikibazo, ahubwo dushatse twazura n'abandi bose bakoraga mu nterahamwe bagakorana na Kagame, kuko hari ibintu byinshi bahuriyeho. ariko nubwo hari ibintu byinshi bahuriyeho, reka hari n'ibyo batandukaniyeho. Noble Marara, reka dufate nk'urugero rwarakabije. Urabizi yuko yari mu bantu bavugaga yuko ari mu ahagarariye FDLR ngo ari abacengezi baje bakica abantu, n'abari abana b'Inyange bakavuga yuko aribo babishe, uretse yuko ibyo ngibyo amaperereza yerekana yuko ahubwo na FPR yabigizemo uruhare mu kwica bari abana. Urumva kuba aje akaganza i Kigali ari umuntu ubutegetsi bw'i Kigali bwagiye butaka yuko ari umwicanyi ruharwa, ari umuntu ugize gute, ibyo bifata nk'ibintu bisanzwe? Noble Marara, ntubona yuko ari ukwirengagiza ukuri kwa politike y'u Rwanda? No, politike y'u Rwanda ihinduka bitewe n'inyungu zihari muri icyo gihe. Iyo ubonye umuntu nk'uriya bamukeneye, biba bivuga ko hari ikintu afite batabashaga kugeraho. So ahanini rero ukamaze ikintu ikihe, bivuga ko nk'uko nakubwiye dutangira, afite influence mu rubyiruko, kandi urwo rubyiruko ni narwo rurimo kunyandikira. Aho rero niho ikibazo kiri, kuko urubyiruko ruri mu Buraya ntabwo rumwumva, kandi leta y'u Rwanda iribaza ko ashobora kuyigeza kuri urwo rubyiruko. Ahubwo ikintu wakambajije uti nk'urubyiruko rwa FD, urubyiruko rwa RNC, urubyiruko rwa CNLD, urubyiruko rwa News Jambo. Yes, ijambo mu bintu uriya mugabo bamujyanira nayo barayikeneye. So ikintu twakora ni iki kugira ngo urwo rubyiruko rurimo kwereka amahanga yuko Kagame mu by'ukuri imikorere ye itanogeye Abanyarwanda, kuba bagiye gukoresha umuntu umwe bazi kugira ngo abageze kuri urwo rubyiruko. Ibyo nibyo twakabaye tuganira, naho kureba gutangazwa n'imihurire ye na Kagame ahura n'abazungu nkanswe guhura n'abantu b'Abanyarwanda. Aha, naho ngaho rero Marara ushatse kuvuga yuko uriya muntu buriya yari yaracengeye muri urwo rubyiruko n'abandi bantu basanzwe, yuko ashobora kuzagaruka akaba igikoresho cyo kugira ngo biyegereze urwo rubyiruko. Yes, ibyo nibyo natangiye kare nkubwira, ahubwo ntabwo wanyumvise. Ikintu barimo kumushakira ni contact y'urubyiruko, kandi urubyiruko ni narwo runyohereza amafoto, n'ubwo bwose ntayakoretse, nirwo runyandikira, nirwo runyereka ibibazo rurimo guhura nabyo by'uyu mugabo wigize umupfumu ushaka kubatwara aho banze kujyana base bababyaye batigeze bahitamo. Aha, Noble Marara, aho ngaho turahumvikana, aho turahahuriye, kubera yuko ibimenyetso by'ibihe, ibimenyetso bigaragara birerekana yuko koko ariho ubutegetsi bw'i Kigali bukoresha. Mu minsi ishize hari uriya Alice Akana, umukobwa wa Sekarije Aloyizi, yagaragaye muri za message kuri Facebook avuga uburyo bakoresha kugira ngo baze bashakisha abantu batavuga rumwe na leta, abantu bayikritika batinjira mu murongo wabo,
kugira ngo bazanabashake n'ibinashoboka banabikize. Nibyo koko Marara, ni muri urwo rwego bashobora kuba batwaye n'uriya Eugene Mbarushimana? Biratandukanye kuko Alice ntabwo yigeze ahitamo kugenda. Ibi ni ibintu nibaza ko wenda bishobora kuba tutarigeze tuvugaho. Alice yagize utubazo twerekeranye n'umuryango. Alice ni umuntu wagize ibibazo, yabyaranye n'umugabo w'umuzungu w'umuyisiraheli, baza gutana, hanyuma ananirwa kwishyura inzu yabagamo, bamuvana mu nzu, abaho atagira inzu, umugabo amujyana umwana. Amafaranga yari afite yayakoreshaga arwanya Nduhungirehe igihe Nduhungirehe yari ambasaderi, kandi icyo gihe Alice yabaga arimo kurwana yerekana ukuri kwa opozisiyo. Noneho yisanga Nduhungirehe na leta y'u Rwanda bimutera umwaku, asanga atakibasha kuba mu nzu kuko bamukuye mu nzu kubera kutayishyura, kuko ngira ngo yaheruka yishyura Facebook na Twitter. Hanyuma amaze kuvamo, abavandimwe baregeranya bashaka ukuntu bamushyira mu yindi nzu, nayo ayigezemo ananirwa kuyishyura. So asanga agomba kuyoboka leta y'u Rwanda bitewe n'uko yari atakibasha kuba mu Bubiligi kubera amadeni. So nuko hari ibintu byinshi, ariko nari narabwiye Christine ngo azabishyire ku murongo byose abyandike. Urumva uko ni ukundi kuri kukuri abantu batari bazi, bajyaga bibaza impamvu umuntu wari warigaragaje nka opoza, nk'umuntu ko guharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ageze hariya agahindura ikota ako kanya gatoya. Iriya ni inzara, nawe ababayeho nk'abari abaminisitiri cyangwa abasirikare, aba yageze ku mupaka. So ntabwo ari we gusa, hari abanyarwanda benshi i Burayi. Ntabwo ushobora gukorera buriya Bibiliya niyo yigeze kwandika iravuga ngo ntawe ushobora gusavinga abami babiri, ntawe ushobora gukeza abami babiri. Aho ukeza umwami w'isi ugakeza n'umwami w'ijuru, ntibibaho. So iyo rero uri i Burayi ugashaka gukeza Kagame, ukibagirwa leta igutunze cyangwa igucungira umutekano, nanone uhura n'ikibazo nk'icya Akanalisi. Akanalisi yahuye n'ikibazo gikomeye cyane, aho afite amadeni hirya no hino adashobora no kubona, ahitamo gusanga Kigali, ahitamo gukora biriya akora. Ntabwo ari we gusa, hari n'abandi benshi cyane, hari abasore benshi cyane bahuye n'ibyo bibazo. Ariko icyo nakubwira ni uko buriya ubuzima harimo guhitamo ko ugomba kwitangira igihugu cyangwa se ukareka igihugu kikagwitangira. Buriya iyo urimo guhemukira igihugu uba ugitanze ngo abe aricyo kikwitangira. Buriya na Kagame yatanze igihugu ngo kimwitangire, na Kanalisi atanze igihugu ngo kimwitangire, na ziriya nkende zose z'abakoloneli n'abajenerali zihemukira abanyarwanda ziba zaratanzeho igihugu ngo kibitangire, apana bo kuba bakwitangira igihugu. Bariya nabo kwitangirwa n'igihugu, igihe nikigera igihugu tuzakibaka tukitangire. Nuko nguko niko igihugu kiyoborwa. Igihugu ntabwo kiyoborwa no kugira ngo abantu kibitangire, ahubwo kiyoborwa no kugira ngo abantu bakitangire. Ubu ngubu igihugu kirasahurwa kubera inyungu zinjije nkeya, ariko kizabohozwa n'abitanze benshi. Nuko nguko kwitanga, Christina n'ujye yakunda gusubiramo ijambo kwitangira igihugu. Kwitanga ni ukwemera ukarara ijoro, ni ukwemera ugakora udahembwa, ni ukwemera ukaba nta muntu uzishyuza, ahubwo ukazasiga amateka meza y'abantu b'ejo hazaza. Udahitamo uko ubayeho, udahitamo abazabaho neza nyuma yawe, ahubwo uhitamo amateka meza y'igihugu n'abantu bagituye, utareba ubwoko cyangwa igisekuru. Uko niko kwitanga.
naho kwitanga urimo kugura indege cyangwa gushakisha uko bakwita akataraboneka, icyo gihe igihugu nicyo kiba kwitangira, kuko ubu bikoresha imisoro y'abaturage n'imfashanyo cyangwa amadeni uzabasigamo azishyurwa n'abuzukuru n'abuzukuruza, ubundi abatazi ibyo barimo bagakoma mu mashyi. Nicyo nakubwira. Murakoze. Marara, ndumva ari ibintu bikomeye rero. Reka turimo kugenda tujya twegera intero ya kabiri twari twihaye, ariko reka tubanze twumve aka karirimbo ka Rugamba Cyprien ajya atubwira ati kugira ngo nibura abantu babane neza, abantu bizere ejo hazaza, nuko urukundo rwakogera hose. Reka tubanze twumve aka karirimbo ka Rugamba Marara, hanyuma dukomeze. Murumve twana twanjye n'abarazurukundo, murarugire intego mwese aho mujya hose, babera umutako mwiza uwo rubaranga amanywa arinda ntihagire ikibakanga, uzabona ibibagora bishaka gutambamira urwo rukundo. Murabe maso hatagira umwanzu bacamo icyanzu, murakomeze mutwaze ntabwo nzabahana, nzahorana namwe simbura ibibarwanya. wa mwanzi w'icyatwe ujya ubakurura mu cyaha, nzamukubita ijanja mwimure muhumure naratsinze n'imikurukundo, ntihagire ikibakanga we. Murumve twana twanjye n'abarazurukundo, murarugire intego mwese aho mujya hose, babera umutako mwiza uwo rubaranga amanywa arinda nijoro, ntihagire ikibakanga we. Murizirane cyane mumenye kundara umwanya wanjye, nibaguhina kandi umusanga ntukabikangwe, ujye umpamagara nanjye nze tujye tujyana, ntihashire imisozi igorora umureba, niba kandi usanga ari buryo umuhunga, ujye unyamaza nkuvure nawe uri umurwayi. Noble Marara, iki gice cya mbere turakirangije cyo kureba uriya Eugene Mbarushimana watashye mu Rwanda. Turasesenguye, turebye icyo bigamije n'ingaruka bishobora kugira. Reka noneho dufate iki gice cya kabiri. Noble Marara, igice cya kabiri rero ni urubanza rwo kwa Rwigara. Urwo rubanza rwo kwa Rwigara rero ruravugisha abantu menshi, ruracyateje ibibazo, ntago tuzi ukuntu uzarangira, ariko ushobora kuzahitana ndetse n'abandi, cyangwa se hari abantu bashobora kuba babifitemo n'akaboko bandi twakekaga ko bari muri opozisiyo. Reka urwo rubanza uko mwigeze kurusesengura ku Nyenyeri, reka nifashisha amajwi n'ibibazo wabazaga umucamanza, umuntu w'umunyamategeko, turebe noneho aho bihuriye n'aho urubanza ubu ngubu rugeze rwatangiye kuburanishwa. Hakaba harimo n'umuntu
navuga ni abantu kuko harimo uwo batinyutse kuvuga n'umwe gusa ni umuyoboke wa RNC Jean Paul. Reka tubanze twumva ayo majwi hanyuma dukomeze noneho dusesengure turebe icyo urwo rubanza ruhatse n'icyo rugamije. Nayumvise inshuro zigera ku 8. Ntabwo ari uko numvaga ibyo avuga biryoheye cyane, ariko nashaka kumenya neza aya mazina bavuga harimo adasobanuka n'impamvu bayavuga n'ayariyo. Ndifuza rero ko mu kanya unyemerera nkibariza Francis ikibazo kimwe cyangwa bibiri ku byerekeranye n'ukuntu amategeko y'u Rwanda ashobora kunanirwa kwibanda kuri aya majwi akayakuramo icyaha. Icya mbere, muri aya majwi haragaragaramo uwitwa Junduri, bakaba bemeza ko ari Benjamin Rutabana akaba afitanye isano n'abarimo kuganirira muri aya majwi aribo Adeline Rwigara na mwene nyina. Hanyuma hakabamo kandi uwo Rutabana akaba abarizwa mu muryango wa RNC u Rwanda rwakomeje gufata mu majwi kubera ko abari muri uwo muryango bahoze bakomoka muri leta iriho iki gihe kandi bakaba batarebana. Muri ayo majwi harimo uwitwa Muganga akaba ari Jean Paul Turayishimiye, akaba ari we ushinzwe ibyo bita documentation muri RNC, bivuga ko ari ushinzwe ubutasi bwa RNC. Ubu nawe u Rwanda rukaba rumubona nk'ikibazo ndetse bakomeje kumwita amazina bashatse yari yose ku byerekeranye n'icyo bifuza kwaba cyo kumugira umwanzi wabo. Muri ayo majwi birakomeza bikagaragaramo uwo bavuga ngo wepfo baba bashaka kuvuga Afande Kayumba Nyamwasa, generali wahunze u Rwanda akaba aba muri Afurika y'Epfo bigeze no kujya kurasirayo, bakaba bakomeza no kumwirukura bamuhiga. Uwo wundi akaba ari nawe bikomeze kwibazwa ko ari nawe bita Nzobe muri aya majwi. Uwatubwiye n'uwo bita Muzungu, ubu ntabwo turamutahura. Hariho noneho aho bavuga David Himbara, hari n'aho bavuga Himbara cyangwa David. Hari Mukobanya akaba ari we ukomeje kuba ikibazo gikomeye kuko yakomeje kugirana isano na Diane akanarigirana na leta. Uwo nguwo akaba ari Bob Mugabe, kandi nyina wa Diane avuga ati ntabwo bagikundana, baratandukanye ariko barakorana. Ariko kandi bikagaragara ko abari hanze bagiraga inama nyina yuko yabwira Diane akirinda Mukobanya, ariko bikananirana. None rero ntagiye kujya kwibanda cyane muri aya mazina dore ko mwese mwayumvishe, ntabwo nabijyamo ngo birangire n'ibintu bimeze nk'inkinamico. Niyo najyaga numva ifite amazina y'abarusisibiranye n'ibindi kandi abantu bafite ayandi mazina. None ikibazo cyanjye rero, hari ibibazo bibiri. Icya mbere ni ukuba Diane na nyina bari bafitanye isano n'umutwe wa politike RNC udakorera mu gihugu, kandi ibintu twarabivuze ariko sinzi impamvu tunabisubiramo. Nigeze kubabwira ngo bagiye kubatwara bose bagende bashakisha ukuntu babahuza izi manza zose, bazigira urubanza rumwe bafunga abo bashoboye kubona. Ubwo opposition birarangiye mu Rwanda kuko Diane yari mu Rwanda, abandi bari hanze, nta n'uwari uzi ko bakorana, ariko noneho bafite aya majwi kandi aya nawe babashije kutwereka. Hari ayandi menshi bafite iyo bazajyana mu nkiko. Ibibazo bibiri rero, icya mbere ni ukuntu leta y'u Rwanda ishobora kwirengagiza amajwi y'abantu bari mu gihugu bavugana n'abantu bafitanye isano na RNC, umutwe urimo bamwe mu bayobozi RNC yakatiye imyaka 20 y'igifungo.
kubera ko babashinze gutera amagrenade n'ibindi ariko kuki mujya mwibagirwa izo manza zose bakanabakuraho n'amadaraka yabo ya gisirikare ibyo bintu byakozwe mu Rwanda mu myaka ishize aho General Kayumba bamwambiye amadaraka ya gisirikare ba Rudasingwa babakura imyaka 20 ghost sentences abantu badahari aho bababonera nibo iyo myaka yabo yatangirira kwibare babakatiye noneho rero urimo urashaka gushyira umutwe wa politiki ariko ufitanye correspondence n'abo bantu mu gihugu icyo ni kimwe umbwire ukuntu abanyamuryango bashobora gukira amajwi nk'ayangahe icya kabiri ni uko nyina wa Rwigara n'uwo bavindimwe mu magambo yabo barashima cyane muganga ariwe Jean Paul ngo kuba yarabigishije kujya bifata amajwi bakohereza hanze noneho rero Francis wize amategeko ubwire niba umuntu iperereza ry'umuryango runaka ushaka amahoro mu gihugu kwigisha abaturage bari mu gihugu kwifata ijwi bikodinga kohereza abatabashize mu kangaratete kandi avuga ko aje kubohoza abantu ashaka kuza kubohoza abantu adashaka inzira karengane Jean Paul nawe arimbukanira kuko mu magambo ye arimo kugira inama abo bantu kujya bakora nk'uko bamukoreraga bifata amajwi bakoherezanya kandi telefoni zabo bazi ko bari ziba ku mwanya umuntu wese ubirwana telefoni baba bashobora kwimukuraho anytime polisi ishobora kuyikwaka itikature bameze nk'abana b'ibitamu so ubwire ikibazo cya mbere nicyo cy'ukuntu kuvugana n'abantu bakatiwe imanza zo gufunga imyaka 20 kubera terrorisme kuko amategeko njyewe ashobora kuba nemera ko Kayumba yagize akora terrorisme mu gihugu mu myaka ya 2011 ariko leta y'u Rwanda ni kubizi ni nako yabwiye abaturage bayo ndetse bafashe n'abantu bo kuvuga ngo bababwiye gukora ibintu icya kabiri ubwira ukuntu abantu bari hanze bashaka kugarura amahoro mu gihugu gira inama inzira karengane kwifata amajwi bari mukangaratete nk'akariya ngo umugume muri reporting mutwoherereza ijambo ni rya Francis nk'uko byumvise nyine iryo ni ijambo twavuze ku itariki 28 z'ukwezi kwa 9 mu 2017 ubwo bari barimo kutwaza ku bintu byerekeranye n'urubanza rwa Rwigara n'amajwi ya Jean Paul nta kintu na kimwe mfite mpinduraho uyu munsi kuko ibyo twavuze icyo gihe ahubwo uyu munsi nibwo bigaragaye ko ibyo twavuze bitewe na experience hano mu nyenyeri dufite ku mikorere ya leta ya Kigali twabonaga ko ariho biganisha na ndetse ndibaza ko nta kintu mfite inyenyeri nta kintu mfite ya sabira imbabazi cyangwa se nk'uko leta ya RNC yavugaga ngo ibintu tuvuga ngo hari ubwo biha umurindi leta ya Kigali ariko mu by'ukuri ni ukuvuga bitewe n'ukuntu tuzi leta ya Kigali ukuntu ikora nta kindi ntacyo Noble Marara ibi bintu ni ibintu bigaragara yuko ni ukuri koko niyo mpamvu kino kiganiro cyacu muri ubu bufatanye bw'inyenyeri n'ikinyamakuru umunyamakuru ni ukuri turimo gucukumbura gushyira ku karubanda abantu baguhaye urw'amenyo bamwe batangira kuvuga ngo Noble Marara ngo nabo bafatanyije ngo bibasiye RNC ngo urabona bino bintu ngo ntacyo bizageraho bavuga ngo ni ibintu by'ifitirano urimo gushakisha biragaragaye koko noneho leta y'u Rwanda yafashe icyemezo yuko aba bantu koko bagomba gukurikiranwa Jean Paul wumvikanye muri ariya majwi koko ari muganga ku izina rya muganga yuko bamutumiza bagomba gushakisha uburyo azitaba ubutabera bw'u Rwanda. Noble Marara nakubaza ikibazo wowe uzi ukuntu iriya sisitemu ya FPR inkotanyi ikora ibi bintu ntago byaba bifitanye isano n'imikoranire y'abantu wenda baba bari muri opposition ariko bagifite akarenge i Kigali bafite uburyo bakorana umuntu uzi ukuntu FPR ikora
ariko akagira inama nk'abantu nk'abari akababwira ngo mujye mwifata amajwi muyanyohereze, kandi azi yuko bagenzurwa, azi yarabikoze, mazi imikoranire y'abariya bantu. Twavuga ko ari ubujiji cyangwa se Kigali, uko ubibona wowe? Amarorerwa yabayeho mu Rwanda yatejwe no kuba aho Kagame aboneye ubuyobozi bwa FPR, we yashakaga kugera ku butegetsi, ntabwo yigeze areba inyungu z'abaturage, yewe yaba abasanze mu gihugu cyangwa abo yabeshyaga ko acyura. So iyo gahunda yo guhora abantu bashyigikiye ibyo bararamiye kubona, byatumye na leta iriho ubu ngubu ishyira imbere ari ukugira ngo bagaragarize amahanga baha imfashanyo ko barimo gutera imbere. Ibyo bikavamo iri shyano ryateye ngo ryo kwerekana amazu n'imijyi isukuye, ryo kwerekana imibare y'abaturage baramutse neza kandi mu by'ukuri nta baramutse, yo kwerekana abariye kandi nta bariye, yo guhatira abantu kwambara inkweto ntazo bagira, dore ko ubu ngubu dufite n'abaturage nanga se abanyeshuri bambara inkweto bita bodaboda, inkweto za plastique, kuko nta muntu wemerewe kuza mu mujyi atambaye inkweto, aho abantu bageze aho bakodesha inkweto. Ntagiye kwibanda rero mu majyambere yaje akurikira amarorerwa yabaye mu Rwanda, nakubwira ko abari muri opozisiyo berekana ibyo bageraho kugira ngo babashe gushimisha runaka, cyangwa bari muri opozisiyo bafite systeme nk'iya FPR bakerekana ibitariho, kubera ni nabyo nabonye uyu munsi hambere. Birababaje cyane no kubivuga, ubundi ntabwo umuntu yakanabivuga. We turi mu kuri kukuri bivuge rwose, ni ubwisanzure ntaho tubangamiye abantu. Ubona abantu barwanya Kigali, bahanganye na Kigali ibeshya nabo bakabeshya, ukibaza nka systeme yo kumva ko ushobora kurwanya ikinyoma ukoresha ikindi kinyoma ikakuyobera. Agwa nk'urugero, uyu munsi hari inkuru yasohotse mu kinyamakuru cy'u Rwanda Rushyashya gishinzwe iperereza. Buriya Rushyashya ndayisuzugura cyane iyo bije mu itangazamakuru, ariko iyo bije mu iperereza ndayubaha kuko iduha amakuru tutakabonye. Aho uko ubona biriya bintu byariye amajwi, naho ubucamanza ubutabera bugeze, ese bariya abantu bo muri RNC bakoresheje ariya majwi, bagakoresha ririya tekinika rya FPR, ni uburyo bwo gukoresha ibintu FPR yajyaga ikoresha batabizi, ari ubujiji, cyangwa se urabibonamo wenda n'ubufatanye cyangwa n'ubushake bukeya bwo kudahindura ibintu, bakumva yuko FPR ikiri yindi igomba gukomeza gukora nk'uko yakoraga mbere? Nta bufatanye burimo. Icyo ngiye nkubwira ni uko amashyaka ari hanze cyangwa se abantu bahanganye na Kigali bagomba kumenya ko intambara yabayeho muri 1990 ntabwo ariyo izongera kubaho kugira ngo Kagame aveho, kandi nta nubwo kugira ngo Kagame aveho hagomba gukoreshwa systeme yo guhemuka nanone, ahubwo systeme yo kubaka imitima y'Abanyarwanda bakagira uruhare mu mpinduka bose, niyo systeme yabikora. Naho systeme y'agatsiko, systeme y'abatutsi cyangwa abahutu, reka da. Kagame nubwo bwose hari amakosa menshi afite, akaba yarakoze amarorerwa menshi, ariko afite n'impinduka nyinshi yakoze mu Rwanda. Mwaba abahutu cyangwa abatutsi mugomba kubyemera. Watubwira izo mpinduka ubona yakoze? Impinduka yakoze yavanze systeme aho abavugaga igifaransa bavugishwa bakavuga icyongereza gipfuye, abavugaga icyongereza bakavuga igifaransa gipfuye. Uraseka se? Abahutu bashakanye n'abatutsi, abatutsi bashakanye n'abahutu, nubwo byahozeho nanone amacakubiri yariyongereye, ariko kandi no kuvanga kuriyongera, abashukwa babaye benshi, yanduranyije n'ibihugu, yigisha impinja kwiyumvamo ko ziri akataraboneka, ubu usanga umuntu utazi kwandika yibaza ko ari igitangaza. Ibyo bintu byose kubiringaniza nuko
umuntu agomba kwicisha bugufi akigisha abanyarwanda uburenganzira, akigisha abanyarwanda yuko umuntu ari n'undi, akigisha abantu ko akagisha abanyarwanda ko nta mwirabura urutubi. Hari ibintu byinshi bigomba kwiga. Aho Kagame yazanye amazu ahenda cyane, aho abanyarwanda bose abana b'abakobwa babaye indaya, kwiga ntibishoboka, ateza inzara mu banyarwanda. Abanyarwanda ntabwo bari bashonje igihe twazaga, aho umuntu yari yakimara. Ejo bundi navuganaga n'abantu bahoze bafite akazi ko koza imyenda mu giturage kugira ngo babashe kubaho. Ubu bahisemo gutanga abana babo ngo bagende barerwe na oruferina kugira ngo babashe kubaho. So inzara yigisha byinshi, kandi inzara iha dictator kuyobora. Habayeho impinduka nyinshi cyane. Rega ikibazo cyanyu mwumva ko impinduka ari amajyambere. Impinduka ishobora kuba mbi ariko ikigisha abantu ubwenge. Burya umuntu amenya ubwenge bitewe n'impinduka. Ishobora kuba ari nziza cyangwa ari mbi ariko ikwigisha ubwenge. Ndetse buriya zibaye impinduka nyinshi mbi zikwigisha ubwenge bwinshi. So mbere yuko ndangiza nuko ngomba kubwira abanyarwanda ko bagomba kumenya ko umuntu ari nk'undi, ko nta muhutu, nta mututsi, nta mutwa urutundi. Nibyo nakubwira, ndetse nkaba mbifurije ijoro ryiza murarajya. Urakoze cyane Marara. Iki ni ikiganiro twateguye ku bufatanye bwa ikinyamakuru Inyenyeri n'ikinyamakuru Umunyamakuru. Tuzongera duhure dusesengura ibibazo by'u Rwanda. Ijoro ryiza rero ku bari badukurikiye, kandi tubategurira yuko tuzongera tukabasesengurira ibibazo bikomeye by'u Rwanda, cyane cyane ubutabera kuko bukenewe gusesengurwa dushaka umusingi w'umwe n'ubwiyunge. Naho ubutaha rero ni ikiganiro ukuri k'ukuri mwateguriwe n'umunyamakuru ufatanyije n'ikinyamakuru Inyenyeri, twibuka kandi na mugenzi wacu Ingabire Charles wishwe azira ibitekerezo bye. Ni uburyo bwo kumuha agaciro akwiye mu itangazamakuru mu kubaka sosiyete nyarwanda. Naho ubutaha rero murakoze. This is more than a revolution. It's all about mentally action, radically action. All my boys of the track, you know what's that? Music habit. It's a revolution. Okay, zigzag, zigzag, back on the front line. Assalamu alaikum to my bros in the hood. It's a relic of revolution, mentally action. Don't change the cities, cause we ain't got no tips to play. Check what I'm saying for devils, envy, jealous, lows and hate. It was all about practice, is how we make it train. Who am I? Jenny Shah, million is up and you want good, you're great. I gotta make a million with all these ninjas in my back. But we're good to maybe one that will show you who am I. Don't tell me the past, some I don't need the history. You won't get how no, it's me now on top. I just sense a quantica, that's what you say. Waba nanje, but you fake tap your deep grin in your mouth. Bunga bunga nguwa wuzi wabo. Shaki zindi kata wasore bose barakuvuye. Wasize benshi cyashe iminsi y'isambo yageze. Ntagahora gahanze, ntabwo wahora witwara nk'ikimana. Wayabeje benshi wari warigize nk'umuremyi ugenda byo. Sinyiri mwabo, sinyiri igitamba bw'abajyana uko baja. Benshi muri twe twabaye imbohe byose ari ndiyo fana. Twana bacakara, twa tutaza nzira izagera na where you are. What you gonna do? Baba bihishaga amaboro, bamenye izawe. Look at me now, I'm the pretty queen, yo. Mind your business, sinyiri umucakara wawe. Nduwandi wendi pisi nuwa mwifsa kwamba we. Niringiri izo mbaraga zawe, ngedenzwa n'urumuri. Zahangana namwe nimushaka na sekibi muyitumeho. Nimuziki nzindire imitego yanyu ya buri munsi nimutuze. Njye mundeke, ngenda rinzwe. Nacyanyu cyamfata, kuva 2009 busindi wanyu namenye ibyanyu. Sinyiri pasi wa kera nta kizasubiza inyuma.
Mbele Mwenyezi niweke fresh, nisiteleze, niko very poor. Kwenye mic niko very sure, sitoka milele, nataka unielewe nikali. Nimesha mega vest, nimekuja tema mistari. When your baby ni okemi na watei, wanakutichi kula ndumu sio wanawatei. Shukrani za punda ni mateke, kawe shi mwenzako, talisha kushinda kwako. Shida zako ni zako, zangu ni zangu, achana nazo, nishajuaga kwao. Si maxi fit abanyira zo, hili ni game tough ya kubana mbavu kwa kili nawaza mkwanja. Ni vipi nitajipanga, I know, I can, naweza nika stand alone. Muko twinjiye, mwitegeko rishya ry'isi, encyose b'ijuru, n'imibumbi itaka, bamanuke dutere amavi. Hari abafite slang nanjye ubwanjye sintera isoni, flow zindya mu matwi, nababwiye yuko bino nibyo naruhiye. Singenda nunamye, niduhura usubame, bibe ngombwa upfukame, ntuzicare mpagaze. Ndanze umwana wanjye umwe ngira w'ikinege, kubera ibyaha byanyu n'urukundo nabagiriye. Mwaramumanitse, amaraso muramena, intumbi murajugunya kubera ingodo ntoya cyane. None mugarutsi wanjye muntera imbabazi, nimugira n'isoni, mujye munyigiraho, mwumva amakabavamo. Navanye bamwe ibyapa, bandi mbakiza ibyaha byaho. Hip hop ni iyi town, hip hop irajya down, itera intambwe ijya mu cyari cyaro, mvuga ni mu mwobo. Ribuka dutangira twese twirabura, none inzobe zitandukanyije n'ibikara. Amazi n'amamesa, uvutu n'amaziwa. Do nothing but my children, one shot to disappearing. Nagakwiye kubona amahoro muri nje, sintu umwami w'ijinjana ninje bana y'ijinjana kuva big napaka bakwitaba ije baremye. Yo homeboy pifla ndibuka tuza, tafakaje izindi njyana zose ziratuza. Yari intambara ikaze, tafakaze twakoze, nawe kwirengagiza kuruba iminja twakije. Hari ubwo nicara nkibuka ibihe byashize, nkafotora ya minsi bavugaga ko twasaze. Byari byoroshye kudusiga cyasha, cyane ko na rap ubwayo yari ikiri ibyapa. Navuga ko rubanda rwakabaye, bibuke ko na radio zari zadukatiye. Ibyo bitaga hip hop nyayo, byari fake nubwo kavuyo yari ku myako. Ishumi yanjye n'urudiplomate, abo bose tavuganga bakubise inshuro. Nahibye impinduka, wabaza Rusizi, Rubavu, Musanze na Kigali nitavga. Abizera bumva Stomp Nation bakavugavuga, bazavuga gusa bazageraho bazaruhabo. Ntabwo bazi what the hell we've been through. HIP, HOP, ndacyari hasi badusize amabara, dore badutaye kwibarabara. Ndacyaba barabibera, ndabirora nk'ababa. Mwivuge cyane, waturoze ntigeza karabasi ngombwa ngo wumve ibigushimisha. Vuza inzuki niga, ubuki nibwaribwa nka bwabo. Nerako nyaje siko naje, aho ndi jyenyine na undi muntu. Nyaruguru nuru nivuze ko na nubu naraba umuntu white man. Iyi revolution va mu byo kurota, unatewe n'isoni n'ukugwisha imyaka. Izo ngenzi tafuli namitwa ku mubiri, dore data sumwereka ngenze nguhukuri. Burya ninjye murapa iyo mwuzuye emoji, burya ninjye muzimya iyo byinana inkumi. Bamwe baha slang ntazazima i Kigali, abandi bahaye bakambonamo amafuri. Misi yo guceceka namenye neza abajama, menya amazi banjye, menya naho baca bataka. Now I'm so strong, mvuye mu rwobo, kuvuga suku yamara koresha amaboko. Tuza genza gake muhungu wibuze, gusa kuza cyane siko kumvikana. Warusanga abantu uragirwa uratimaza, none njyana ibaye ukundura ikigirwamana. Iyi nyundo ni wowe nyizaniye, hama hamwe tujye mu mateka ntwizubaze. 2008 ubw'agakino kahindutse, cumi yanjye twavugaga ubuzima bw'agato twarimo. Ntabyo kwitaka, twari ku cyapa, reka ibyo kuguruka twagenderaga kwitaka. Batatuzi n'ababosi nta n'umwe udukeneye, njye nshimira Imana yo yarokoye amaniga. Nuburiraga amaso yanjye ku misozi, ntabura aho gutabarwa kwanjye kuzava. Hariho Imana irebera imfubyi n'abatishoboye, ureka ibyo wigize wowe uri Imana yahaye. Hip hop si ibiswingi byinshi, hip hop si amanyanga cyangwa imbaha nyinshi. Come on, hip hop ni urusobe rw'ibitekerezo, hindura mind hato bitazakubyarira ububwa. Nzanye revolution yita Che Guevara, nzanye solution impindura amatwara. Nagaruye ubusizi bwari bwarazimiye, imivugo ibyivugo n'ibisigo iki gihe. Ibi kiri amateka kari karabuze karaje, narakazanye
banyita umusaza nashaje igisumeze mu matwi no mu mitima ya benshi nyanga bagira ifitina nakoze amahiti nka bomba ndapira mu njyana nyafurika abaraperi barasaga ngo ndiho ndica hip hop ndetse na muzika barusumba nziga nkorera kashi hiti ndadudubiza abavuga ndabareka ntihagira n'umwe subiza kuri ubu umusaruro ndawubona kwicara kamwe nkakigurira abaraperi barakora hiti muri afrobeat ntawucurira bahanzi bavandimwe mbahahise ari mwese ndabemera impindura amatwara muzana umuryango nyarwanda urazikenera be yourself be free do your thing give shit bring your revolution and solution yeah